ineza yawe, urukundo rwawe, imbabazi zawe ntibirondoreka. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Imana ishimwe, Imana ishimwe yo yaturinze iri joro, Imana ishimwe izinze ijoro ikazingura amanywa, Imana ishimwe intwari ku rugamba, Imana ishimwe yuzuye imbaraga n'urukundo n'icyubahiro, Imana ishimwe. Nyemerera wowe tubana mu mwanya wa nibature uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, Yesu Kristo nashimwe. Bakristo bitorerera Yono Mountain Church mu Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Nyemerera uhereza Imana icyubahiro, hereza Imana icyubahiro, uyishimira ibyo yakoze muri iyi minsi yose itambutse muri iki cyumweru. Hereza Imana icyubahiro ko ikugejeje kuri uyu munsi. Hereza Imana icyubahiro, uyishimira ibyo yakoze. Iki gitondo turacyashima Imana intwari ku rugamba, turacyashimira Imana ikiza uburwayi, turacyashimira Imana yishyura amadeni, turacyashimira Imana iburanya imanza ikazitsinda, turacyashimira Imana irengera abatibashishije, turacyashimira Imana twarayibonye. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo uhereza Imana icyubahiro, banza Imana aho ugiye, banza Imana mu kazi, banza Imana muri bizinesi, banza Imana mu rugendo ugiye gukora, banza Imana ku bana bawe, banza Imana mu muryango wawe, banza Imana ihakubere kandi bitunganye bigenze neza. Imana nishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Yono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse dushima Imana yacu, dukomeza kuba muri teme yacu igira iti sinakurekura Mana utamaye umugisha. Twasanze ko kugira ngo Imana igufate nayo igukomeze kandi guha umugisha, icyambere cy'ugomba kubanza ukisobanukirwa, ukagira ibyo uhindura muri wowe, ukagira ibyo wanga, kandi icya kabiri nawe ugomba kuba ufite gahunda yo kuba warafashe ugakomeza ibyo gukiranuka. Imana ishimwe. Yakobo nuko yabigenjeje agiye guhura na Esawu, atekereje ukuntu Yakobo ari umuriganya, ababazwa cyane, aterwa ubwoba cyane n'uburiganya bwe, arangije agira ubwoba cyane, asenga Imana, ariko Imana iramusanga. Arangije ngamara ijoro ryose akirana na marayika w'umwami Imana, umuseke utambitse. Marayika w'umwami Imana iramubwira iti ndekura. Yakobo aravuga ati sinakurekura Mana utampaye umugisha. Ikintu cyanejeje nuko Imana yamuhereye umugisha aho hantu. Arangije nawe ahindurirwa izina, uwari umuriganya yitwa umuhesha w'umugisha. Yakobo rimuvaho yitwa Isiraheli. Imana nishimwe. Nawe rero ibihe ufashe umazemo mu ntambara, mu buzima budafatika, hari ibyo wafatiriye uragundira, ariko igihe kirakubwiye ngo reka, asigaye uhinduke umwana w'Imana, ushaka Imana bigishoboka kibonwa. Nurangiza uhatane ubwira Imana uti Imana erega sinakurekura, erega sinakuvaho, erega ntago nava mu bihe byo gusenga, erega sinareka kuba umukristo, sinareka kuririmba, sinareka kuvuga ijambo ry'Imana. Mana sinakurekura utampaye umugisha. Ndahamya yuko nawe urawukeneye. Ibyo wigira byose ukeneye umugisha uturuka ku Mana. Umugisha wa mbere ukeneye ko Imana ikurinda. Nta muntu udakeneye uburinzi bw'Imana. Reka nkubwira, Imana itakurinze wanatsitara ukikubita hasi, cyangwa watsitara igisebe kikagukozayo, ariko ukeneye uburinzi bw'Imana. Kabiri, hari undi mugisha abantu badakunda kwibazaho cyane cyangwa ngo babutindeho. Ukeneye ko Imana izaguha iherezo ryiza. Niba ukize ukaba umeze neza, ukaba ubona rwose urarya, ikintu cyose ushatse urakibona, Imana yaguteje imbere, ariko ukeneye umugisha w'iherezo ryiza kugira ngo uzasoze urugendo rw'ubu buzima amahoro. Urawukeneye uwo mugisha. Ikindi ukeneye umugisha mu bana bawe, mu byo ukora, ukeneye umugisha rwose. Rero biragukwiriye kusenga ukavuga ngo Mana sinakurekura utampaye umugisha. Kuzageza ku mwuka wawe wa nyuma, ukeneye ko Imana iba ikikurinze, ukeneye ko Imana iba ikikurinda ibibi byinshi bitandukanye. Yayigeze asenga umukozi w'Imana Yabesi, yasobanukiwe yuko izina rye ari ribi, risobanura ngo Imana yamubya ni umunyamubabaro. Imana yaramuremye ariko nyina amwita Yabesi
ngo kuko yamubyaranye umubabaro. Rero Yabesi arangije aravuga ngo Mana icyampa rwose ukampa umugisha, warangiza ukandinda ibibi. Naho uwo mugisha Yabesi yasabye urawukeneye. Ngo Yabesi amaze gusaba gutyo ngo Uwiteka amuha icyo Yabesi yasabye, Uwiteka arakimuha. Nawe rero ukeneye umugisha uturuka ku Mana. Imana ishimwe cyane. Reka twihute dusome igitabo cya Mose gutegekwa kwa 2, ni ibice 10 umurongo wa 20. Handitse ngo wubahe Uwiteka Imana yawe, aba ariyo ukorera, aba ariyo wifatanyaho akaramata. Imana ishimwe. Izina ryayo aba ariryo urahira. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma 21, niyo shimwe ryawe, niyo Mana yawe yagukoreye bya bikomeye biteye ubwoba amaso yawe yiboneye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirakubwiye muri iki gitondo cy'uyu munsi, rikubwiye neza ngo wubahe Uwiteka Imana yawe. Ntago waba muri iyi teme ivuga ngo sinakurekura Mana utampaye umugisha utubaha Imana. Ijambo rero rirakubwiye ngo wubahe Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe cyane. Ngaba ariyo ukorera. Imana ihabwa icyubahiro. Ujye ukora ibintu byose ukorera Imana. Nufasha umukene umufasha ariko wumva kuri kwandikisha uri gukorera Imana. Nugaburira umushonji umugaburira uzi kuri kwandikisha ukorera Imana. Ibyo bintu nujya ubikora ukamenya ko ijisho ry'Uwiteka riri kukureba, uzabikora unezerewe, ubikora ubohotse, ubikore uzi ko uri gukorera shobuja ari we Uwiteka Imana yakuremye. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ngaba ariyo wifatanyaho akaramata. Imana ishimwe. Imana irakubwiye ngo uzifatanye nayo akaramata. Imana ishimwe. Kuko wagiye wifatanya n'abantu barakureka, baragukwepa, baragutererana, abandi baragukoba, abandi wifatanya nabo ufite ibyo ubaha ubagaburira. Ariko ugeze muri ka krize, ugeze mu buzima budasobanutse, abo ngabo baraguhunze. Uzi ko hari n'igihe bavuga ngo utabatera umwaka, utabatesha umutwe. Ariko Uwiteka Imana arakubwiye muri iki gitondo, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo uzifatanye n'Imana yawe akaramata. Imana ishimwe. Sinzi ikintu kwifatanya n'Imana akaramata ukuntu ubyumva, nuko proje zawe ugomba kuzibanza n'Imana kandi ugakorera Imana nk'izaguhemba. Ukajya ukorera Imana nk'ufite reconnaissance z'uko Imana ari yishoboye byose. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirakubwiye, riraguhuguye ngo uzifatanye n'Imana yawe iki akaramata. Imana ishimwe. Izina ryayo aba ariryo urahira. Ujye uvuga uti ni ukuri Yesu yangiriye neza, ni ukuri nabonye Imana, ni ukuri nabonye Yesu Kristo intwari ku rugamba, ni ukuri nabonye Imana binshoboye, ni ukuri nabonye Imana iteturura igahindura amateka, ni ukuri nabonye Imana intabara rukomeye. Ngo ujye wirahira izina ry'Uwiteka Imana yawe. Ntukishingikirize ku mbaraga z'abana b'abantu. Imana ishimwe. 21 harakubwiye ngo niyo shimwe ryawe, niyo ugomba gushima. Imana ishimwe. Ngo niyo shimwe ryawe, ngo niyo Mana yawe yagukoreye ibikomeye biteye ubwoba amaso yawe yiboneye. Imana ishimwe. Nubwo turi kuvuga ngo Mana sinakurekura utampaye umugisha, ariko ndagira ngo nkubwire ko ari Imana yagukoreye ibikomeye biteye ubwoba. Nawe ubwawe aho uri muri icyo gihugu cy'amahanga, urabizi ko hari ibikomeye biteye ubwoba Imana yagukoreye, wabonesheje amaso yawe. Izo ni inkuru zawe Imana ikwibukije. Imana irashaka ngo wibuke inkuru z'amateka yawe. Imana irashaka ngo wibuke bya bikomeye biteye ubwoba yakoze, bya bindi yakoresheje amaboko yayo, cya gihe rya joro cya gitondo, hahandi yakugaburiye ugeze muri icyo gihugu utahafite abakurengera na bene wanyu, ariko
ariko Imana yarahagutuje uyu munsi urafata ku madolari sha. Imana ishimwe. Wowe turi hano muri iki gihugu rero, tubana hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, amaso yawe yabonye ibikomeye. Imana yakugiriye neza, yaragukarabije, yaragusize, yarakubyibuhije, urambaye, urasa neza, tera ka perfume, uragenda uhumura. Imana yakugiriye neza, ngivyo amaso yawe yarabyiboneye. Ibyo ni ibyo yakoze ku buzima bwawe. Uyu munsi wa mugabo we wahawe ijambo, nawe ugera mu bandi bakaguha ijambo. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana rirakubwiye rero ngo iby'amaso yawe yiboneye ibyo bigutere kuyishima iteka ryose. Imana ishimwe. Kandi ndakubwiye ngo wongere uvuge ngo Mana, uri Imana yanjye, sinakurekura utampaye umugisha. Imana ibaha umugisha. Mbifurije kuzagira weekend nziza. Iyi weekend muzakoremo ibyo gukiranuka. Iyi weekend muzasenga Imana kandi muzayishimwe. Uzibuka iby'Imana yakoze wiboneye n'amaso yawe, bigutere gutambutsa ishimwe. Utanga ituro ry'ishimwe, ushima Imana uti Imana ndabyibutse muri bwa burwayi narakubonye. Ushima Imana uti Imana cyagihe narakubonye. Utambutse ituro ry'ishimwe. Imana ngo nibyo byo kurya yishimira, ngo ibyo kurya yishimira Imana ngo ni amashimwe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Mbifurije weekend nziza bene data. Muzagira isabato nziza. Imana ibaho umugisha.